bimeze gute? ubuzima bumbangamira, nta myenda, inda zanyiciye mu iyi myenda yanjye. Mu kanya wasanga nambaye agatuza hariya ndi kwica inda arakindi. Iriya koro uri kunywa rero, kuki wahisemo kunywa iriya koro? Igufasha iki muri wowe basi ko yica ubuzima? Njyewe bwa kabiri nari mudafiraga hirya iriya ndi kunywa teneri nasinze mfite 3,000. Yegereze mikoro. Binyaka Paul Kagame musabye abana bose bari mu muhanda bahindura ubuzima, nanjye umindura ubuzima. Icyo nshaka ujya ukima, nujya gutora nanjye nzagutora. Thank you. Urakoze. Yes, reka maze basuhuza bakunze ba Bereke TV, mbifuriza amahoro ndetse n'ibyishimo. Suhuza abantu bari mu Bufaransa by'umwihariko mudahwema gukomeza gufasha abana batishoboye ndetse gufasha n'abakene batishoboye. By'umwihariko abana bo ku muhanda murabizi ko bababaye kandi turifuza ko bashobora kujya mu miryango ifite ubushobozi cyangwa se imiryango yashobora kurera aba bana. Nta muntu bishimira kubona umwana ari ku muhanda abayeho ubuzima bubi atiga. Hano harakana twasanze ahagana mu gakinjiro ka Gisozi, nakana ubona ko kaba kumana karaza ko tubwira ubuzima bwako mu minota mike dufite hano. Murabona ko busa nk'uburi kwira, ni ku mugoroba tumusanzeyo. Ndashaka tuganire n'uyu mwana ku by'ubuzima bwe. Witwa nde? Nibizi bitwaye iki? Witwa Nibizi bitwaye iki? Uturuka he? Nuka Ijari. Uturuka Ijari. Kuki wahisemo kuva Ijari ukaza ahangaha muri Kigali hagati? Uko papa yapfuye. Ndashaka kutuganirira inkuru yawe noneho. Byagenze gute kugira ngo uhitemo kuza hano? Ese niki cyari cyakugendekeye? Hari umuntu ari waguhungabanyije? Ndashaka kubituganirire. Niba hari naho ukeneye kuba umuntu aramutse kuboneye umuryango ubamo, kushobora kuba wawubamo. Mama w'inzoga akaza akadukubita, yarangiza akagurisha ibyo yahashye, yarangiza maze nkavuga ati nigire mu muhanda, byararangiye. Ufite papa wawe? Ufite mama wawe? Ufite mama wawe? Ninde unywa inzoga? Mama wawe ni unywa inzoga ko papa yapfuye? Shaka noneho impamvu yaguteye. Yes, aribyo nabwiraga abantu benshi, abana benshi baza mu muhanda atari uko mu miryango yabo bashonje cyangwa ikindi, ahubwo ababyeyi namwe mu bifitemo uruhare. Nk'uyu mwana urumva ko icyatumye aza mu muhanda mama warasinda akabakubita akabima ibiryo, ibintu byinshi. Nshaka noneho uganirira abantu badukurikiye bagomba no kugufasha. Ndashaka kubaganirira ubuzima bwawe ubayemo nubwo wavuye iwanyu urimo bwari bumeze bute. Njyewe navuye mu rugo imyaka 7 none ngize 12. Ugize 12 uri mu muhanda? Wavuye mu rugo ufite 7, ubwo umaze imyaka 4 hano mu imyaka hafi 5 hano mu muhanda. Yego. Yes, dukomere tutuganirire. Noneho ikintu ndi gushaka na akaradiyo nkazivira mu muhanda nkigendera nanjye nkajya numva abandi bageze. Urumva wazajya hehe? Ndashaka kumbwira impamvu waje mu muhanda, mama wabo uganirira abantu kugira ngo bagire icyo bagufasha nabo. Ndajya kwa kaka nawe mbimubwire. Mama wayo yanywaga inzoga yabakoreraga ibiki muri rusange? Undi yaragendaga lete icyo abonye cyose akakinigisha, nese mu kwigendera njyewe. Wahisemo kuva mu rugo urigendera kuko wabonaga mama wakomereye nabi. Mama we ntago ajya abasha kugushaka se? Niyo yanshaka pe. Ariko nyine hari igihe nyine anshatse, hari igihe anshaka ari muzima, hari n'igihe anshaka yasinze. Nka nimugoroba nagiye kumureba ngira ngo mese nyisa yo kurya ankubita urushyi. Wowe wari ugiye guha 500 mama wawe? Naye
yamuhaye ahita ajya kuyanywera inzoga. bivuze ngo wowe urakora ugashyira mama ku myaka yawe. Uheruka mu ishuri ufite imyaka ingahe? Njyewe nzajya gufata birute ejo bundi, ariko nyine umuntu unyishyurira ni Sesidari. Inde? Sesidari. Ni uwa hehe? Hari ahantu i Remera. I Remera. Ndi kwibaza imyaka ino umaze mu muhanda wiga utaha hehe? Niga na hehe? Aho mbonye hose ndaryama. Aho ubonye hose uraryama. Kwiga se ukiga ugataha ukarya iki kuri umwana mutoya? Mbitse imyenda y'ishuri. Mbitse imyenda y'ishuri kwa kaka maze igihe nk'icyenda. Mama wajya abasha kugutuma amafaranga se? Ugenda nk'umwana kugira ngo umwereke ko umukunda, wenda utitaye ku bibazo byawe na mama akagusubiza inyuma. Ariko nanjye nyine namuga ati se waguza akaradiyo nisubirira mu rugo. Ese ukunda akaradiyo? Ukunda akaradiyo? Urumva akaradiyo ariko ushaka konyine nukabona uzasubira mu rugo. Ngiye ejo nzakuzana akaradiyo hano. Ninkabona nzasubira mu rugo. Bazaguha akaradiyo ejo nzakamuha kaguhe. Nzamuha amafaranga akugurira akaradiyo apana kuyaguha mu ntoki, ariko nzagaruke hano kanyereke. Hanyuma mu muhanda ubayeho ubuzima bumeze gute? Kuba mu muhanda, ubuzima wumva ubayeho mu muhanda bukubangamiye bumeze gute? Ubuzima bumbangamira, nta myenda, inda zanyiciye mu mw'iyi myenda yanjye. Mu kanya wasaga nambaye agatuza hariya ndi kwica inda arakindi. Iriya koro buri kunywa rero, kuki wahisemo kunywa iriya koro? Igufasha iki muri wowe basi ko yica ubuzima? Njyewe mfasha nta na kimwe igufasha. Kuki wahisemo kuyinywa noneho? Mukuru wanjye yanshutse nanjye mfatiraho. Mukuru we nawe ku muhanda baramufunze. Bamufungiye iki? Yararimo arasyaga hirya iriya hariya mu Nuza, ku mazi ya Nuza yandi banyamo, abona icyuma cy'imodoka arakijyana bahita bamufata. None se kumva mukuru we bamufunze urumva we batazagufunga kubera kunywa biriya bintu kandi bitemewe? Funzwe kabiri ariko ntabwo nzongera. Wafunzwe uzira iki? Nimbona akaradiyo nibwo nzahita njya mu rugo, nsubire mu rugo, njye mu rugo njye nkora imirimo nk'abandi bana, ariko mama ntabwo yanyemerera ngo inzoga. Ntabwo yakwemerera? Uramutse ubonye ahantu uba yego, nk'umuntu akagufata ukagira ahantu uba, birashoboka yuko ubuzima bwahinduka ntiwongere gusubira ku muhanda? Yego. Ukicara mu rugo ukajya ureba na televiziyo ku karadiyo nako kakabona? Yego. Ntabwo wasubira ku muhanda? Yego. Urabyemeye? Yego. Bagufunze rero nawe wazize iki? Kubona uri umwana mutoya wafunzwe uzira iki? Nanjye nari ndi guhiga gutya nsyaga utwuma, nari nahize ibiro 3. Abanyerondo bari 2, hari umusirikare bari barimo barafata, nanjye bahita banjyana. Mbere ubwa kabiri nandi muzasyaga hirya iriya, ndi kunywa tineri nasinze, mfite 3,000. Yegereze mikoro. Hanyuma baragufunga. Bagufunze igihe kingana giti? Bamfunze ukwezi ibyumweru 2, ariko ntabwo nzi imyaka yanjye neza. Bagufunze amezi? Ukwezi n'ibyumweru 2, ariko ntabwo nzi imyaka yanjye neza. Ntabwo uzi imyaka yawe neza? Ntabwo uzi imyaka yawe neza? Ariko mana we. Ku muhanda urya gute? Kuba hano ku muhanda ubasha kubaho gute? Umuntu nguri irindazi ndarirya. Dore umugabo ejo nzamuha amafaranga akakugurira akaradiyo nuriye. Bavuze ko nibabona akaradiyo ariko akongera kukubona muri uyu muhanda. Niyongera kukubona muri uyu muhanda baguhaye akaradiyo. Yego. Sibyo? Akongera kuhakubona nabyo zaza kugufungisha. Yego. Sibyo? Utwatsa akaradiyo dore abantu ngaho aho bari? Yego. Ejo bazakakugurira. Yego. Yewe banzaguha na flash yako. Yego. Hanyuma wicare mu rugo. Yego. Sibyo? Urakoze Imana igumugisha. Uzagenda umurebe ejo saa 9 aguha akaradiyo kawe. Sibyo? Hanyuma ku muhanda urara hehe? Urarahe? Iyo ngenze nka gutya none nari kurara munsi y'ikikiro, ariko nyine wari warangije kukibarira? nari kurara mu munsi kuko hano bashyiraho akabati maze nkaryamamo. Urabizi ko bashyiraho n'akabati? Iyo bagusanze nta bandi bantu bajya bagusanga mugasanga baraguhungabanyije? Usanga abantu baha bagusanze muryamye munsi y'icyo kiraro bamfata bakankubita ngajya gushaka ahandi njya kuryama.
ukajya gushaka ahantu ujya kuryama. Watubwiye ko ushobora kuba umuraperi, uzi kuririmba, ufite impano yo kuririmba, watubwiye ko ufite indirimbo. Ndashaka kuyiririmbira abantu bari aha ngaha. Njyewe niramuka numvise nabo ubwo bibakoze ku mutima cyangwa ari cyo bumva ufite impano, ndakujyana muri studio bagukorera indirimbo yuzuye, bagukorera na video yuzuye. Nabyutse mu gitondo nambaye umuhondo. Banzwe update wiyumvemo shuru ubwo. Aka kanya hari abantu hano bari kukureba. Ahari igihe wasanga kurimba kwa wari cyo cyagukura ku muhanda, ukajya muri studio ukaririmba, ugakora video, ugakora na audio. Dore na Bishop ari hariya amanaginga abahanzi twamugusabira akakumanaginga, sibyo? Yego. Nshaka kuririmba indirimbo yawe, utubwire iyo ndirimbo impamvu wayiririmbye, abantu baraha batubwire n'isomo bari n'iyo ndirimbo. Ngaho twagiye dore buri kwira. Nabyutse mu gitondo nambaye. Uretse imodoka ibanza igende kugira urumva uri tayari? Yego. Urumva uri tayari? Uri tayari neza? Yego. Ngaho ririmba none. Nabyutse mu gitondo nambaye umuhondo, muranarukunde yanyibidendo mbigira ko afata ikibano nanye mfata inyundo tume nibondo. Ese mayibo urara he mwikaito. Ese kwidwamo umva ndagasa. Ndipfunya nkipfunya. Ese mayibo uryo bugari gute? Ndagenda mu muhanda ayambonye. Iyegereze microphone neza ha? Gurira tineri na basi. Ibi byose biva mu muhanda. Imana yanjye nimfasha nzagende neza mbona amafaranga uyu muhanda nkuvemo. Iyo niyo ndirimbo yawe. Umaze igihe kingana gito utekereza iyo ndirimbo? Ndashaka wongere uyisubiremo neza udafite ubwoba. Ninumva nanjye inkozeho nzakujyana muri studio nkukorera video nawe ndabyemereye aha ngaha. Nabyutse mu gitondo nambaye umuhondo murana. Uvugana cyane kugira ngo abantu bakumve hano. Nabyutse mu gitondo nambaye umuhondo murana rukunde yanyibiye dendo mbibwira komando afata ikibano nanye mfata inyundo tumumeni bondo. Ese mayibobo urara he mu gikaito. Ese ukirwamo ndipfunya nkipfunya. Ese mayibobo uryo bugari gute? Njya mu muhanda nkahiga basko nkahiga ibyuma byose na kimwe nyansiga inyuma. Indirimbo ntago irarangira, sibyo? Ako nagace abantu barahari bumva ko ugomba kujya muri studio bakagukorera audio na video. Yego. Uyazagukorera video, sibyo? Ndabyemera kukujyana muri studio bagukorera indirimbo, sibyo? Yego. Kuwa kabiri ejo baraguha radio kawe, wa kabiri ugaruke uzansanga hano cyangwa bakuzana. Yego. Uze nkujyane muri studio uririmba indirimbo yawe ariko urarutekereza ibindi wakongeramo. Yego. Sibyo? Ariko ni nkubona ku muhanda tubisezeraneho ndayikora nkujyane ne mu biganiro kuri televiziyo, sibyo? Yego. Uriya mugabo uri kubona harabiko Bishop wamubonye nabwo nakweretse ari he? Abantu barakwereka Bishop nawe ndava hano mukweretse ejo saa 9 cyangwa saa 6 uzaze nibiba ngombwa nzakujyana ejo bishobotse nje hakiri kare nzakujyana muri studio uririmbe indirimbo yawe ariko none utangere wumva utundi tuntu wakongeramo. Yego. Sibyo? Ngaho mbwira ikindi kintu wumva wifuza cyatuma uva ku muhanda kugira ngo ubuzima bwawe bumere neza, hasanga indirimbo uzarimba ari zaguhindurira ibintu byinshi. Ikindi nshaka no gusubira mu muryango. Mama mukamubuza kunywa inzoga karika no kudukubita nkajya nikorera imirimo yanjye neza mu rugo nta kindi. Urashaka gusubira mu muryango mama we ntagukubite, sibyo? Ariko mfite n'ikindi kibazo. Hari ijari batwimye umuriro. Iyo ugeze hano mu matafari ahiye ahantu hose wasanga ari mu kizimu. Iyegereza mikoro bivuge neza wasanga ari mu kizimu kureba aho umurara uguha. Wasanga ari mu kizimu. Ngejo bundi mama yarantumye nuza inyanya. Nsohotse mu nzu gutya ngo bitana n'urugi. Iyegereze n'amatara. Iyegereze mikoro. Noneho n'amatara bayamazemo ntabwo nagenda mfata urusinga tujye kurahura hirya y'inuza y'amazu hirya iriya ahantu hari umuriro. Ntabwo twarahura ngo bishoboka. Ntabwo byaro. Wowe uravuga ngo urashaka ko babahumurira ahantu mutuye. Nicyo kintu ubushakira. Ibaze kuba watsa umuriro n'akaradiyo nta kintu. Akaradiyo bako barakaguha. Ejo si bakakwemereye uragafata. Urashaka ko babihera umuriro ijari ahantu tuye bakaguha umuriro ukibera mu muryango umeze neza. Yego. Umuriro urawubona. Si ubyiyakiye? Yego. Ngaho ugira ikintu wiyakiranye kubaha Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Gira icyo umwiyakira wowe kivuye ku mutima wawe. Nk'umwana wo mu muhanda wowe ikintu ugiye kumwiyakira. Ngiye kumwaka Marine. Banza umusabe mu izina rye. Kagame musabye Perezida Paul Kagame.
Perezida Paul Kagame musabye abana bose bari mu muhanda bahindura ubuzima, nanjye umindura ubuzima, icyo nshaka ujya ukima, nujya gutora nanjye nzagutora. Thank you. Urakoze cyane. Ubu butumwa buramugeraho, sibyo? Yego. Humura rwose icyo kibazo araza kucyumva. Utuza wowe gusa. Sibyo? N'umuriro wawe umwatse azawugwa, sibyo? Yego. Ibyo byose kuri Twitter baraza kubibona bigira ikibazo. Yego. Sawa, ngaho urakoze. Reka tugendere. Saa sita wariye? Nta kintu wariye. Genda kugurira ibiryo. Sibyo? Yego. Ya. Ngaho reka twigendere kandi urakoze. Reka nshimire abakunzi ba BRK TV. Uyu mwana murumva ko ashoboye byinshi. Hari icyo dushobora kumufasha twamufasha nkuko dusanzwe tugira abo dufasha hano mu bice bitandukanye bituye igihugu. Ndifuza ko kibe igiceri cy'ijana, kibe 200, kibe 500, dushobora kumusapotinga ubuzima bugahinduka, akagurirwa n'imyenda. Uri bubashe kuba yamugurira imyenda, murabizi aho ubutumwa bunyura kuri BRK Foundation, umuryango ufasha abana batishoboye ndetse n'imirusange n'abakene batishoboye. Ubwo rero abantu n'ubundi musanzwe mutanga iyi nkunga yanyu yo gufasha abana bo ku muhanda, kabona icyo wabona cyose umwana